Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nitwa Florien Musabyimana nk'uko tumaze kumenyerana kuri Saveur Divine. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 34, Zaburi ya 34, dusome ku murongo waho wa 20. Ni umurongo uvuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Muri make tugiye kuganira ku kamaro ko gukiranuka. Hari abantu benshi bibwira ko gukiranuka, gusenga, kuza mu nzu y'Imana ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ugakizwa, kubaho ubuzima bwiza budafite intambara, budafite ibibazo, budafite amakuba. Ariko aha si ko ijambo ry'Imana ritubwira. Ryo ritubwiye ko amakuba n'ibyago ari byinshi. Umukiranutsi aba mu gihugu kimwe n'umunyabyaha, kuko Yesu yarabivuze, aravuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, kuko uramutse uranduye warandurana urukungu n'amasaka, ukarandura ibibi n'ibyiza, reka bikurane, ariko umusaruzi naza azarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Rero baba mu gihugu kimwe, ari ukiranuka n'ukiranirwa. Bashobora no kuba mu rusengero rumwe, bashobora no kuba muri karitsiye imwe, bashobora no gukora mu kazi kamwe, bashobora no kuba mu buzima bakiga mu ishuri rimwe, bakarya bimwe, bakagira inzara bose, bagahura n'ibibazo bitandukanye, bagakora cyane bose, bakananirwa bose, bakaba abahanga bose cyangwa bakaba baswa bose. Ariko hari ibanga. Umuririmbyi wo mu ndirimbo imwe muri korali zimwe zo mu Rwanda Igisenyi yararirimbye ngo nubwo ngo amahwa yica abakristo abakiranutsi n'abanyabyaha, ngo ariko si gusa, ngo bo bagendana ibanga. Bibiliya iravuga ngo ukiranuka arusha iki ukiranirwa? Abayuda barusha iki abandi bantu? Babarusha muri byinshi, ariko cyane cyane babikijwe ibyasezeranijwe. Aha rero turi ku ijambo ryo kuganira ku isezerano ry'abakiranutsi. Ni ikintu gikomeye cyane Bibiliya ivuze hano muri Zaburi. Iravuze ngo Uwiteka akiza umukiranutsi muri byose. Bibiliya iyo ivuze muri byose, hari igihe bavuga bati ariko se ko twabonye umukiranutsi warwaye, wapfuye, cyangwa se wahuye n'intambara. Nk'uko nari mbivuze hasi, intambara umukiranutsi ahura nazo, ariko Imana iramukiza. Reka twibukiranye ko nta mukiranutsi ukenyuka. Dawidi yaravuze mu nzandiko yanditse ngo nari umusore none ndashaje, sinigeze mbona umwana w'umukiranutsi asabiriza, cyangwa urubyaro rwe ngo rwicwe n'inzara. Inzara ishobora kukurya ariko ntikwice. Reka mbabwire ko gukorera Imana ukiranuka harimo uburinzi bwo kugeza ku gihe cyawe. Niba uri umunyeshuri ukiranuka, Imana ikurindira muri ayo masomo kugeza igihe yaguteganyirije. Nta imprévise ibaho, nta bidateganyijwe biba ku mukiranutsi.
reka bari ko mbivuga niyo terme nziza, nta bidateganyijwe biba ku mukiranutsi. Ashobora guhura n'intambara, ashobora guhura n'ibibazo, ukageragezwa, ukabaho utishimye, ariko kuko ukiranukira Imana ikagutabara. Ushobora no kurwara ukagera kure, ariko upfa ku munsi wawe wo gupfa. Nta muntu ukenyuka, ibyaha nibyo bikenyura, ibyaha nibyo birushya, ibyaha nibyo bijyana mu miruho idateganyijwe. Buriya abantu bari ku isi babayeho mu buryo butandukanye, ariko hari abariho mu buzima bumeze nk'ibihano byakuruwe n'ibyaha bakoze. Hakaba harimo n'abari mu buzima bwari mu nzira bagomba kunyuramo. Ubu buzima bwo mu isi rero ni ubuzima buduha experience, ariko siho iwacu. Bibiliya iratubwira ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Iwacu ni mu ijuru, hano turi abagenzi. Hano mu isi rero nk'abagenzi duhura n'ibitugerageza, ariko isezerano Imana iduhaye hano muri ubu butumwa ni uko idukiza muri byose. Muri byose hatugeraho iby'Imana yahaye irembo, hatugeraho ibigomba kutwigisha, ibigomba kudukuza, ibigomba kutugira abo turi bo, ibigomba kutugira abagabo nyabagabo, ibigomba kutugira abagabo nyabagabo bo guhamya Imana, bo kumenya kugendera mu kuri, kumenya kugendera mu kuri mu ijambo ry'Imana, ukamenya gukizwa, ukamenya gukiranuka, ukamenya kubaha Imana. Ibyago by'umukiranutsi ni byinshi birisukiranya, ariko umwami Imana amukiza muri byose, muri byose. Iri jambo rero ubusobanuro bwaryo nuko ikintu cyose kikugeraho ukiranukira Imana kiba gifite igihe cyateganyirijwe, kandi ntabwo kiba kitunguye Imana. Kandi n'abakiranutsi iyo ubaye maso ukegera Imana cyane, Imana ikubwira inzira ukwiye gucamo n'uburyo witwara muri ayo makuba cyangwa muri ibyo bigerageza. Iri jambo rero ni ijambo rireba buri muntu wese, ukijwe n'udakijijwe, uje vuba mu gakiza, utaraza uri inyuma. Abantu bose bakurikiye Imana ni ukumenya ngo inyungu dukurikira mu Mana ikomeye kuruta izindi ni uko dukirizwa muri yo, duhishwa mu Mana, tukarindirwa muri yo, tugakirizwa muri yo. Ibyago bikaza bigahitana abandi tureba, twe tukabona turakomeje. Niba Imana ikubwiye ngo mwana wanjye ndakurinze uzabaho, ushobora guhura n'intambara nk'abandi, ariko ukabona wowe uzinyuzemo. Igihe cyawe cyagera, Bibiliya iravuga ngo igihe cy'isarura nikigera abakozi bazataha. Abakozi bakoreye Imana neza bataha ku gihe cyabo cy'isarura, ntabwo batungurwa n'urupfu, ntabwo bashobora kurimbuka. Imana iba ifite ubugingo bw'umuntu wayubashye mu kiganza, ntabwo ishobora kuburekura. Nta kintu cyabukura mu kiganza cy'Imana. Abantu bakenyuka, Bibiliya iravuga ngo siko bizaba ku mukiranutsi. Nta utegereza Imana, nta wakoreye Imana wayitegereje uzakorwa n'isoni, kiretse abava mu masezerano nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Kuguma mu nzira y'Imana, inyungu irimo ikomeye ni uko harimo uburinzi uri hano mu isi, ariko habitsemo n'ubugingo buzahabwa abakoreye Imana bakiranuka. Mwene data rero unyumva, nsoje iri jambo twari buganire kuri uyu munsi, ndimo nkwifuriza kugira ngo ufate ku migisha y'Imana. Imana yatanze ku buntu ikayishyira mu mwana wayo Yesu Kristo. Bibiliya yaravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'umuntu n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Umuntu rero wabyawe n'Imana, ibimuranga ni uko agira akamero k'Imana, akora nk'iby'Imana yakora, akareka ibyo yareka.
uwo nguwo rero nubwo yahura n'ibimugerageza uko byangana kose, Imana ibimucishamo kuzageza imwishyiriye ku gihe yagennye, adafite ikizenga, adafite icyasha, adafite umwanda, ahubwo atunganiye Imana. Nkwifurije rero gutunganira Imana ibihe byose. Imana ibaha umugisha. Mwami, tugushimiye kubwira ijambo, urakoze ko uriduhaye kugira ngo tumenye neza ko muri wowe hatarimo ibintu bitoya, ahubwo harimo uburinzi bw'ubuzima bwose bw'umuntu. Ndakwinginze kugira ngo rero urishyigikire mu baryumva bose, twese duhererwe umugisha muri wowe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.